Meze mute bantu banjye? Uyu munsi tugiye kuganira ku muntu ukunzwe cyane mu Rwanda, ukiri muto, ugifite imyaka mito, wo mu Rwanda muri showbiz yamamaye. Mu Rwanda baramuzi, hanze baramuzi, mu bihugu bitandukanye baramuzi. Ikintu azwiho rero ni uko azwiho gukora indirimbo. Akora indirimbo, ni umuhanzi, kandi iyo umubonye ubona ko ari umwana ukiri muto rwose. Ni nawe muhanzi ukiri muto mu bahanzi bo mu Rwanda, kuko we ni umunyarwanda nyine, birumvikana niho yavukiye. Rero afite ababyeyi be bombi baracyariho, avuka mu muryango w'abantu babiri, mu muryango w'abantu bane. Babiri ni abahungu, abandi babiri ni abakobwa. We ni imfura muri abo bantu bane. Abantu babiri ni abahungu, bo ni abahungu, habanza umuhungu, umukobwa, umuhungu, umukobwa. Ubwo we ni umuhungu w'imfura, niwe ubanza, agakurikirwa n'umukobwa. Nyuma y'umukobwa agakurikiraho umuhungu wa gatatu. Nyuma y'umuhungu hakaza umukobwa. Ubwo ni umuhungu, umukobwa, umuhungu, umukobwa. Ikindi, afite imyaka 25 y'amavuko. 25 ntabwo yari yagezemo neza, ariko ejo nibwo azagira isabukuru y'imyaka 25. Avukiye ku Kibuye, ni mu karere ka Karongi. Ivuga ko mu karere ka Karongi, ibintu by'uturere tugize u Rwanda tuzabigarukaho nyuma, ariko ubu reka tuvuge aba mu karere ka Karongi. Ikindi, ubu ngubu aho aturuka siho akorera akazi. Aturuka i Karongi, ariko i Karongi siho akorera bizinesi yayikoreye i Kigali. Mbere yahoze ari i Nyamirambo, niho yakoreraga. Ubu ngubu rero umuntu turi kuvugaho bamwita, afite indirimbo, maze kugira indirimbo 4 ku rubuga rwe rwa YouTube. Harimo iyo bita Kashe, imaze kurebwa n'abantu barenga 10,000,000. Iyo bita Fou de Toi, imaze kurebwa n'abantu barenga 25,000,000 mu myaka 2 gusa. Ubwo turebye tugiye kubara buri mwaka bagiye bayireba, twafata 25,000,000 ugabanyije kabiri, ubwo ni 13,000,000 n'ibihumbi 500. 12,500. Ikindi uyu producer yabanje gukora akazi ka production, nyuma aza kuba umuhanzi. Yabanje production yakoze muri studio 2. Yabanje gukora kuri studio yitwa Country Records, yari iyobowe n'uwitwa Jean Pierre. Aza gukomereza muri yavuye muri Country Records, aza kujya muri 155 AM. Yayigiyemo hashize imyaka 23, imyaka 3 yayigiyemo. Noneho tuganire ku bintu ijana byihariye byaranze uyu muhanzi. Ibintu by'ijana bimuranga, duhere ku mubiri we. Icya mbere, uko bigaragara ni umusore. Icya kabiri, nta mugore afite. Icya gatatu kandi, avukana na bashiki be 2. Icya kane, avukana na basaza be 2. Icya gatanu, ntabwo yapfumuye amatwi. Ni umusore wiyubaha utarapfumuye amatwi. Icya gatandatu, ushobora kumenya kuri umuproducer Element L, yabanje gukorera Country Records. Icya karindwi, yakoreye studio ya 155 AM. Icya munani ugomba kumenya kuri Element L,
afite indirimbo kuri cano ye. Icya 9 afite indirimbo yitwa Kashe. Icya 10 afite iyitwa Fudetwa. Icya 11 afite iyitwa Mirere. Icya 12 afite iyitwa Tumbe, ari nayo aherutse gusohora. Ikindi uyu muhanzi kugira ngo akore indirimbo, icya 13 tugezeho aguye gusaba miliyoni 1 y'amafaranga yo mu Rwanda, nubwo ni amadolari 1000. Icya 14 afite papa w'umusirikare. Icya 15 ugomba kumenya yavukiye ku Kibuye. 16 yavukiye mu karere ka Karongi. 17 ngo atuye i Kigali. Icya 18 niwe ufite indirimbo imwe mu bahanzi bo mu Rwanda ifite views muri zino ndirimbo zitari zo guhimbaza Imana, zifite views nyinshi, iyo bita Fudetwa. Icya 20 ugomba kumenya, ugomba kumenya kuri Element L. Element L afite imyaka 24. Icya 26 icya 21 yatangije kariyeri ye indirimbo yitwa Hands Up. Icya 22 yize amashuri abanza ku Kibuye. 23 yize ayisumbuye yiga Saint Marie. Icya 24 yize n'Igisenyi. Icya 25 ugomba kumenya ni uko atubatse. Icya 26 ugomba kumenya ni uko 26 ugomba kumenya kuri uyu mugabo Element ni uko ejo azasohora indirimbo. Ikindi uyu muhanzi yagiye akora ibitaramo bitandukanye, yakoze ibitaramo za Texas. Icya 28 ugomba kumenya kuri uyu nguyu ni uko ari imfura mu muryango yajya 29. ni uko interview yagiye akora kuri mateleviziyo. Icya 30 ni uko video yakoze nta mashusho yari arimo, video y'indirimbo bita Kashe. Icya 21 ikindi ubanze kuri uyu muproducer ni ikintu cyo gushishura indirimbo zo hanze z'amajazz. Icya 31 ugomba kumenya ni uko umuproducer ari wakoze amahiti menshi mu Rwanda. Icya 33 ejo bundi bamujyanye mu rukiko. Icya 34 yafashwanye na 55am. Icya 35 yazamuwe n'umuhanzi witaga Bruce Melody. Icya 27 yakoze amahiti menshi ya Bruce niwe yakoze. Icya 28 ni inshuti ya The Ben. 29 none ni inshuti ya Devin Kade. Icya 40 ni inshuti ya Keniso. Izo ni inshuti z'amagazi wa hafi. Icya 41 yakoreye indirimbo abahanzi benshi cyane. 42 uwo yakoreye indirimbo yayikoreye DVD. 42 yayikoreye Keniso. 43 yayikoreye Kevin Kade. 44 yayikoreye The Ben. 45 yayikoreye Bruce. 46 yayikoreye Ruskana. 47 yayikoreye Calvin Band. 48 yayikoreye Marina. 49 yayikoreye Bwiza. 50 yayikoreye Dani. 51 yayikoreye nabwo yarayikoreye. 52 yayikoreye umuhanzi bita King James. 53 yayikoreye Meddy. 54 yayikoreye umuhanzi bita Diamond, nako bita ntabwo ari Diamond, bamwita Ndera.
yakoranye indirimbo na Bruce yitwa Totally Crazy. Mwibagiwe iyo ndirimbo yakoze yitwaga Harmonize umuhanzi. 54 yakoreye mu poroje wo mu Rwanda, 55 wo muri Uganda, 56 wo muri Kenya, 57 wo muri izo za Tanzania, 58 ugomba kumenya kuri uyu producer Element. 58 ugomba kumenya umusore washajije abakobwa mu Rwanda, akurwa n'abakobwa benshi. 59 yakoranye abakobwa yashyize muri indirimbo ye, hari uwitwa Kelia, hari uwitwa Silva yashyize muri Tombe. Icya 60 ugomba kumenya kuri uyu muhanzi, icya 60 ugomba kumenya kuri uyu muhanzi Element. Ubundi yatangiye kariyeri ye as a producer, yakoraga production not as a musician. Icya 61 ugomba kumenya ni kuri uyu muhanzi. Uyu muhanzi nta mwana afite. Icya 62 nta mpeta afite ku kuboko kwe. Icya 63 nta kibazo cya polydactyly afite. Polydactyly ni kwa kundi umuntu aba avukanye intoki 6 ku rutoki rumwe, umusore n'urundi akaba ari intoki 6. Ikindi ugomba kumenya, nta menyo ya zahabu afite. Icya 67 ugomba kumenya, ntakunze kwiyogoshesha ordinaire. Icya 68 ugomba kumenya, papa aracyariho. Icya 69 mama aracyariho. Icya 70 n'abandi bavandimwe bose baracyariho. Icya 71 ugomba kumenya kuri Element. Element afite channel yitwa Element. Afite WhatsApp channel ifite followers 96. Icya 73 ugomba kumenya, afite Facebook ikurikirwa n'abarenga 100,000. Afite Instagram 26. Afite Instagram ikurikirwa n'abarenga 100,000. Icya 77 afite TikTok ikurikirwa n'abarenga 50,000. Icya 78 afite Spotify ikurikirwa n'abarenga 20,000. Icya 79 afite indirimbo ya collabo yonyine imwe. Icya 80 iyo ndirimbo ya collabo yitwa Fou de Toi. Icya 81 afite nationality y'u Rwanda yonyine. Icya 82 ababyeyi bose ni abanyarwanda, nta muzungu urimo. Icya 83 Nketse Sainte Marie ku Kibuye. 84 yaje kuyivamo ajya Gisenyi. Icya 85 yize MPC Art Physique na Chimie. 88 yakoraga utubeats, yatangiye gucuranga akiri muto cyane, afite imyaka 10. 89 yari agiye muri korali. Icya 90 ko nakumvaga indirimbo za Nkongomani. Icya 91 ngomba kumenya kuri Element nuko Element 91 ugomba kumenya kuri Element ni ikihe. Element buriya ntabwo akunda ibintu bya sexuality, abantu bahuje babatinye, ntabwo bino bintu bizwiho. Ya 92 ugomba kumenya kuri uyu muhanzi
uyu muhanzi akora production, ariko akora production as Minder. We akora drum. Noneho 1994 akazana abagitarisite harimo Kasirye ngo aze acuranga gitari. 1996 kandi niyo muhanzi ukiri muto mu Rwanda. 1997 nta mukobwa sheri we uri official uzwi kujya avuga ngo uriya ni sheri wanjye ngo tuzabana. 98 ugomba kumenya kuri Element. Ubundi Element yatangiye kuryitwa akiri muri Country Records. 1999 yakiswe n'uwitwa Nobja. Ikiri ijana ugomba kumenya kuri Element. Cya nyuma ni uko ejo azasohora indirimbo, muyitege. Indirimbo izaca ibintu hirya no hino ku isi. Murakoze cyane, nawe mu kiganiro gitaha. Murakoze kubana nanjye.